hari ni times zirenze nk'icumi kabisa naba narabajijwe either muri supermarket ugiye kugura akantu ese kuri gas station ahantu hari hose nkahura nk'umumama cyangwa umupapa cyangwa umugabo ati se ufiki natumba ko nabonye kuri TikTok muri gutukana byagenze gute ibyo bintu narabuze nk'ahantu like nazabishyiraho nk'umucyo cyangwa se ngo abantu babone yuko there's nothing bad in it ngiye narasobanuka nkavuga ni buriya nyine social media buri wese ashyiraho feelings ze abidefanda gutyo abantu barambonye nakwakijeho umuriro wa danger nanjye biserepe narababaye ndarakara cyane ariko at the end of the day I think twese turakoze right wandakariye cyangwa se uvuga kuri ko hari uko nari nakurakaje cyangwa nagukosereje nanjye ndakara cyangwa numva mfirinze bad kwera uko numvishe wavuze nyine but okay it's telling you no kubwira abantu banga yuko I appreciate you so much I love you so much for what you do and nta kibazo kiri hagati yanjye nawe kandi whatever that I've done byaba byaragaragaye for we are here to correct the shit no shit. Thank you so much. Yeah, man. Kubunya appreciating ni ibintu bya danger. I know you know what I do. Like I do this for the love of our people, nichi for our country, and sometimes nyine ntabwo tuba turi on the same page. Yeah, of course. Cyangwa na n'inyungu zacu ntabwo ziba ari zimwe ugasanga hari ikintu kikugoye ariko kubera lack of communication because nicyo cyabaye hagati yanjye nawe. Yeah. Lack of communication. But I feel like ubu ngubu umaze gukura umaze kumenya ukuntu ujera ibintu kurushaho before, you know what I mean? Yeah, true. So njyewe iyo ndakaye sinkunda gutukana ntabwo ari ibintu nkunda but kubera ko akundi ntagira umutima mubi nsanga navuze nabi man nsanga navuze nabi ntashobora kubigarura ariko ndaruhuka. I know. Ndaruhuka kubera ngubu icyandakaje ntabwo nasubira kunyira kukivuga hano koze nacyo kimaze but bamenye ko hari ibintu byari byagenze nabi aba bantu ni abavandimwe you know like njyewe abahanzi boss bameze nk'abavandimwe banje course like literally abahanzi bose bameze nk'abavandimwe banyiyumvamo barankunda you know man barankunda tu abahanzi barankunda urukundo nzi bigoye gukunda ubundi muntu urumva so it's okay nanjye I apologize ahanga ku bantu 800 I apologize navuze nabi I never got time kugira ngo mbikubwire cause tuba dufite ibintu byinshi dushaka gucishaho ni business ugasanga nizo tugiyemo ntabwo tuvuganye n'ibyabaye urumva cause ubu turi hano na twavuganye twumvikanye tujya tuganira ariko ntabwo twavuganye ibibazo ariko icyo kibazo kubera wa mugana abantu bajya bakubaza like nanjye ngusabye imbabazi mwezo nawe unsabye ubuzima bukomeze kandi thank you so much. Bless you man. Yeah, so guys mukomeze mu gifting Chris Easy ngiye gushiramo indirimbo nirangira turahita tugenda sibyo.